mbanje kugusuhuza nshuti wafashe akanya kawe kugira ngo ubane nanjye muri iki cyegeranyo cyitwa Menya Nibi. Ni umwanya mwiza tungukiramo ubumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu, tukumva icyo abahanga n'abanditsi babivugaho, tukabigereranya n'ibyo dusanzwe tuzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, bityo tukagura imitekerereze yacu tukagira aho natwe duhagarara. Muri aka gace tugiye kurebera hamwe uburyo amafaranga atari byose. Njye tugiye kubana, nitwa Biramahire Ibel, mbahaye ikaze. Amafaranga ntabwo yagura amahoro y'umutima, peace of mind, ntabwo yasa n'umubano amaze kwangirika, nta nubwo yaha igisobanuro ubuzima butagisanganywe. Aya ni amagambo avuzwe n'umunyamerika w'umuherwe akaba n'umushoramari Richard Devos. Benshi bashobora kumva ibi bakaba bavuga ko Devos atazi agaciro k'amafaranga nubwo atunze menshi rwose. Nyamara aha ntabwo yashakaga kuvuga ko amafaranga yaba nta gaciro afite, ahubwo yashaka kwerekana uruhande ahagazemo, yemeza ko amafaranga atari byose. Abantu benshi bavuga ko amafaranga ari byose kubera ko abafite runini akanasobanura ubuzima kuri bo, ndetse ko kuyabura bisobanuye gupfa. Ibi babivuga bashingiye kuri amafaranga bakemura mu buzima, ariko nyamara ntibashobore kurenza amaso imbibi ngo barebe kure, ngo bahe agaciro bya bindi amafaranga adashobora kubaha mu buzima. Dore impamvu eshatu zitwereka ko amafaranga atari byose. Impamvu ya mbere itwereka ko amafaranga atari byose ni uko ashobora kugufasha kubaka ishusho y'ubuzima bushimishije, ariko ntagufashe kubamo wishimye. Benjamin Franklin, umunyamerika w'umwanditsi, umunyapolitike n'inzobere mu bubanyi n'amahanga, yaravuze ati amafaranga ntiyigeze na rimwe ari umugabo wishimye, yewe nta nubwo azigera abikora, kuko nta kintu na kimwe yifitemo cyatanga ibyishimo. Uko umuntu agira menshi niko yashaka cyane. Ibi bisobanuye ko nubwo rwose abantu bashaka amafaranga cyane mu nijoro, bizeye ko nibamara kuyabona bazagira ibyishimo by'umudendezo, baba bibeshya, kuko iyo babonye atabanyura bagahora bashaka andi kandi cyane. Byongeye kandi ubushakashatsi bwakorewe ku banyeshuri 1000 bo muri kaminuza y'Abongereza iri muri Colombia, nyuma y'umwaka umwe barangije kwiga, bwasanze abanyeshuri bakomeje guha amafaranga agaciro batari bishimye kurusha abahaye agaciro igihe n'umwanya bamara n'inshuti zabo, umuryango, cyangwa se umwanya bamara bakora ibindi bibanezeza. Ibi rero biratwereka neza ko amafaranga wagira atari yo yaguha ibyishimo, ahubwo ko uburyo wayakoresha ariyo byaguha ibyishimo, cyangwa se bukabikwima uba yakoresheje nabi. Impamvu ya kabiri inatwereka ko amafaranga atari byose ni uko ashobora kugufasha kugura abantu, ukagira benshi bakugaragira rwose, ariko ntabe yagufasha kugura icyubahiro bakugomba ngo bakubahe. Mu nkuru y'ikinyamakuru bita Good Magazine ivuga ku isano hagati y'amafaranga n'icyubahiro cy'abantu, itubwira ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko amafaranga adashobora rwose kugufasha kugura icyubahiro, ahubwo ko kubaho n'abandi bishingira ku mibanire yawe nabo n'uburyo nabo bakubaha, aho gushingira ku mafaranga waba ufite. Ibi rero biratwereka umupaka w'amafaranga mu kuba yadufasha kugera kuri byose mu buzima. Ibi kandi bishimangirwa na Frank Sonnerberg, umwanditsi n'impuguke mu myitwarire n'indangagaciro by'abantu, wagize ati nubwo rwose abantu bizera ko kugira amafaranga n'imbaraga ku bandi cyangwa se kwamamara byatuma bagira icyubahiro, icy'ingenzi ngo umuntu yubahwe ni icyizere yifitiye we ubwe, inyota yo kumenya byinshi, kuvugisha ukuri, ubunyangamugayo, kubaha abandi, ndetse no kwicisha bugufi. Ibi nabyo bikatwereka ukuntu rwose nubwo abantu baharanira kugira amafaranga menshi bakayabona, ibyo bayakomoraho nyuma yo kuyabona atari byo bituma bubahwa.
Impamvu ya gatatu itwereka ko amafaranga atari byose mu buzima, ari nayo tugiye gusorezaho muri aka gace, ni uko ashobora kugufasha kugura umuntu wagura iruhande, ariko ntashobore kugufasha kugura urukundo yagukunda. Inyandiko dukesha urubuga BetterHelp ifite umutwe ugira uti urukundo cyangwa amafaranga, itubwira ko akenshi amafaranga akenerwa kugira ngo urukundo rukure, ariko yo ubwayo akaba atarurema. Ibi rero biratwereka ko amafaranga atari byose, kuko hari imbaraga adafite. Byongeye kandi urubuga Asia One mu nyandiko yabo ifite umutwe ugira uti ese amafaranga yagura urukundo rw'ukuri? Bavuga ko urukundo n'amafaranga bifitanye isano ikomeye, bashingiye ko hari byinshi bitagerwaho mu rukundo amafaranga abaye adahari, nko kwinezeza n'ibindi. Ibi ariko nanone bitwereka amafaranga nk'impamvu yatuma urukundo rukura, ariko nta impamvu y'ibanze ngo rutangire cyangwa ngo rubeho. Turi twabonye muri aka gace ka mbere k'icyegeranyo n'ibi, nyuma tugasoreza ahangaha tuzirikana ko twarebeye hamwe uburyo amafaranga adafite ubushobozi bwo kuduha byose mu buzima, nubwo hari byinshi adufasha kugeraho rwose. Muri rusange rero, tutirangije ko hari byinshi amafaranga adufasha mu buzima, dukwiye kuyaha agaciro yego, ariko tukagira n'aho tugarukira, kuko hari ibyo ataduha nk'uko twabibonye, ahubwo tukaharanira kuyakoresha neza. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha.